ntago mberanye nawe uzanabaze ntago reba ukomeze urumva nyine zikuzengera ushaka kunyica nta n'imbaraga we zo kunyica rero wanabona ntazo wabona amafaranga warayabuze uri wo mu mbaho uranyica se wanabibasha wowe byose byarakunaniye ubundi nzakwica uzanyica uzicishwe n'utwo tuyoga tw'amashyi umugabo udafite icyo afite gusa nta kintu ufite ntabwo we nagukunda ntabwo tuberanye ntabwo neze wowe ntabwo mushaka ndashaka umuntu ufite n'amafaranga ntabwo we nakubyara ntabwo umva ntabwo bikunda urabona mbere tuhura numvaga nsubijwe none se endi uko amuvuze ari hehe ngo iki ntabwo aheruka kuza sinzi ikibazo ushobora wenda yahuye none se amaze iminsi ingahe amaze iminsi 3 iminsi 3 yose utagira ahangaha namuhamagara telefone ntabwo none se kutabantu mukorana umuntu amara iminsi 3 ataragera ku kazi mugakomeza mugakora mukumva ko ibintu ari ibisanzwe yagize ikibazo gikomeye yatubwira burya ibibazo byo mu rugo ashaka nyine mwahagombye kubimenya niba ari byo mu rugo mukabimenya umuntu mukorana ntabwo bikwiriye ko yamara umunsi umwe 2 3 aho abaseko nanahazi urahazi se asinguzanye cyane azi uretse kumubona ahangaha nyine mu kazi ntabwo mazi pe hako mbona maze igihe namubona niko mvuze reka mwegere ko nari mbuye ndangije ibisheke yakirikare nze mubaze amakuru yiwe waje kumuhamagara se wenda we ko ari igihe muhamagara se shaka kubona na telefone ngira bose woni wifite cyangwa se ntacyo ndaza kumuhamagara ejo buriya nucana uzasanga twavugana ariko naratinze nanone nagombye kuba mbikuza umuntu ibaza ngenda mukubaza tudakora ese natwe ko tumuhamagara nafate telefone ntago yifata mugore sinago ntukanga sinzi wabona wenda ari nayo mpamvu adaheruka niyo mpamvu nyine mungo bigurije mugore amonye toroshe twabwo ashaka kumufundisha reka yanamwicira mu nzu nimubimenyesha mugumya mugakora nawe ndarwaye cyangwa ariko nta kibazo gikomeye afite byaba gifite baratubwiye reka tutegereze wenda reka twizere ko ari amahoro ibisheke rero reka ngenda njya ko nabona indi mari hakiri kare ndabona byagenze neza n'urubimaze uyu munsi uzimana naramukanye ni ugushima ariko ni ukuri ndumva yenda ntiye ikibazo pe kuba endo ariko arahari reka ngende ntajya andi makuru n'ibizamubwira ariko ni ukuri nk'abantu mukorana mugerageze mu nyamakuru niba ngombwa reka munamusure mugere yo mu rugo ninsoza akazi ndi bumuhamagare ngerageze menye n'aho atandewe ko najya kumureba ubu nzakubaza sawa akazi keza yego nta munsi mwiza se nk'ibi biryo uba washyize hano nk'ubirye kugira ngo ari indi biryo byibuze niyo bipfundikira Seviya waraye he ku buryo jyewe nirirwa ndara ijoro ntegereje nta guhamagaye telefone ukanayikuraho nkarana nariye kubera aho naraye se harakureba se ubundi reka nkubaze kabaze ikibazo wowe uri imbwa yirirwa irehareha bombi
njyewe Vivian uvuze ngo iki? ibyo wumvise ibyo nkubwiye ibyo nyine Gize nawe kuza ntuka nyine tu. nkutuka se nkutuka ibiki ubundi Gice mubajije waraye he? ntago hakureba ikindi kandi unabimenye ubyiteho amafaranga arayanyimye ariko nayihigiye ntabwo nabura umuntu uyama ukumva ko hari n'ibindi byinshi bigiye kuza byinshi Amafaranga y'iki? birenze n'ibyo wumva wowe mu matwi yawe nakuyemo inda ongeye rwose ntakubeshye burya ntabwo njye nakubyaye kandi nawe bikubwiye utazavuga ngo ndi n'umwana njye buriya ndi umwana mwiza njyewe ahubwo nyine njye ntabwo nabyarira cyangwa ngo mwitire umuntu w'umukene ngendega ntabwo nkunda abantu b'abakene rwose ntabwo njye nakubyaye ese ubundi wowe wumva byakunda reka reka aya ndi hafi kubona amafaranga nkambara neza nkava muri utu tuntu nkoramo kareka ahubwo ni ukuri reka ngo nyine nta kundi ubyumve ubirye ndi hafi kuzajya ndya inkoko pizza mva ibintu by'imiceri y'imyeru nabyo bimeze nk'ibyashirira nawe uzabyirire umeze ute gusa nanjye meze neza nta kibazo utambwira ko ari uko bimeze pe shamva nyine mubwire ni ukuri nanjye ndabishaka ko tubonana pe nyine wowe mbwira kuki uri kumbwira nyine ngaba ari njye ukubwira nawe mbwira ubwo noneho tubisiganire nta kibazo no nanjye ndabishaka bebe ni ukuri narakwishimiye wagabonye do uryo sha ukuriho kano kantu ndi kukabona ni kuri video call reka ntabwo ariko risanzwe be nta kibazo tuzabona anytime I'm ready oh sheri buretse hari umukozi wa hano hafi muri quartier warushe turavuye mu kanya okay thank you take care bisous bisous fine Shawangozi uwo ninde uri kwivugishwa gutyo utuntu utarambwira na rimwe twabizu n'ibiki ukatinyuka kutuvugira kuri noza kuri video call n'ibiki wahanishije sinakubwira wasetse wageze ute uwo ninde ibyo se birakureba sundi kucyo mbangamiye ubundi what are you doing here mu rugo rwanjye mu rugo rwawe se uru ni urugo rurenze mu ngo zose nabonye ubundi uteye ute ni umuntu w'inshuti yanjye twavugana nta n'impamvu yo kuguha ubusobanuro ushaka gusobanura se bimeze gute narakubwiye ngo jya mu mbaho babona ahubwo ntibigendere Oh là. Chérie, merci beaucoup. Ça va, toi, tu es là.
Amukarisa. uranze dushaka ko nzi ko witonda Akaba nditonda ariko ndigenge. ariko mbese mba nakugeze umusazi Yose ziri musanyi. Ntabwo ndamasamba. Nditonda. ntabwo witonda nabibonye ateza Ubona umuvuduko ari dazi. uba ufite sipidi yaba ibiganiro yaba komedi ariko ni byiza kandi wakoze uyu munsi byari byiza nanone Byari sawa. cyane ahubwo zisheri urabizi abakobwa nyine periyodi zabo ubu nyine mba ngize ikibazo ko nshobora nko gutwita mba nibaza nyine nimba utahita umerera nka ba bahungu b'iki gihe ntabwo nzi kanyitakana kandi mu by'ukuri ni n'ubwa mbere byaba bimbaye Mujyambere aho bitaze Rwanda bakwiye. sheri ibyo byose twaraganiriye kuri kwanjye Cyane mu bikinyi cyo ari gifite impungenge. Umunsi urabona ahantu ko abantu ari cyo. oh wow thank you